ni nayo izatwomora, izatwaguruta tumaze rata kangahe gatatu. Niba rero yadukomerekeje ngo ni nayo izagira gute, izatwomora. Basedurake bari bazi neza yuko ari izabomora mu itanura ry'umuriro, bari bazi yuko rata naho umuriro waba mwinshi ari izabomora, kuko hose yaravuze ngo yadukomerekeje kandi ni nayo izatwomora. Ndagira ngo nkubwire ngo nibirimira gutwika, nibiri ku gikarayi cyayo, nibiri ku muriro wayo, maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'imisipa n'isheni, arihimba izina Ebenezeri ati Uwiteka aratuzahuye kugeza n'ubu. Turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, turagushimiye kuri Imana nyamana, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Twongeye kunezerwa data twese muri uyu mwaka mushyashya, ko twongeye kugera imbere y'ubwiza bwawe. Ishimwe nicyo nibyo mu izina rya Yesu. Ngwino ubane natwe muri byose, kandi data twese adukurikiye bose ukomeze nk'Imana tukubafasha, reka ntabare twe ahubwo izina ryawe mu izina rya Yesu. Amina. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Nitwa Jacques Harorimana, papa Rogani, ndi umupapa w'umudamu umwe n'umwana umwe. Murakoze cyane. Muri uyu mwaka rero nongeye kubashimira, duherukana umwaka washije. Bantu b'Imana tumaze iminsi turi kumwe mu mwaka washije dutegura iminsi mikuru, ariko n'uyu munsi muri uyu mwaka nabwo ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Aya masaha rero nagira ngo muze kunkundira kandi muze kunyemerera dutangirane uyu mwaka twumva ijambo ry'Imana, kubera ko ntabwo dukwiye gucogora mu rugendo. Uko umwaka ushije n'ukundi utashye tuba tugomba gukomera, tugakomera mu rugendo. Mu nkundire dusome ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice byaho 3 n'umurongo waho wa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu. Niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani, ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aya masaha bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, njyewe ubwanjye naricaye ntekereza ku bushake bw'Imana, ntekereza no ku mbaraga z'Imana, ntekereza no ku mirimo yayo, ntekereza no kuntu ibasha gukora ibintu binyuranye n'iby'ubwenge bw'umwana w'umuntu. Birantangaza cyane. Uyu mwaka nk'uyu nguyu dutangiye, kandi igihe nk'iki ngiki tugezemo, ndagira ngo wumve neza icyo ijambo rishatse kutubwira aya masaha. Ijambo ry'Imana ryatweretse ubwo Nebukadinezari yakoraga igishushanyo cy'izahabu, agashaka yuko Sedurake na Meshake na Abedenego bashaka kukiramya, ariko bo ubwabo ntago babyumvaga, nta nubwo babyemeraga. Niyo mpamvu rero ngira ngo uze gukurikira neza kandi uze kuba hafi cyane. Ndagira ngo ibitekerezo byawe, ndagira ngo Mwuka Wera abe hafi yawe, kugira ngo uze neza kumva cyangwa se gusobanukirwa uko ijambo rishatse kutubwira. Uko byamera kose, buri mwaka ujyana n'ibyawe, kandi buri mwaka uko uje uzana ibyawe. Haleluya, la tope enevone genitayasire. Uko mwaka ushije ujyana ibyawe, n'ukundi uje uzana ibyawe. Ariko uyu mwaka nje nkuzaniye inkuru ivuga ngo uyu mwaka niba hari igishushanyo cy'izahabu umwanzi azanye imbere yawe, cyangwa se umwanzi Satani niba hari umutego azanye imbere yawe mu rugendo, kandi muri uyu mwaka dutangiye urugendo ukaba udacogoye, nje nshatse kukubwira ngo iki, nshatse kukwereka neza uko ijambo ryatubwiye. Sedurake na Meshake na Abedenego babwiye Nebukadinezari, baravuga ngo Imana yacu dukorera, haleluya, Imana yacu dukorera y'ubwayo ibasha kudukiza, kandi naho itadukiza twe ntago tuzubararira igishushanyo wakoze ubwawe. Wowe ubwawe Imana yawe wiringiye, niba uzi neza ko ari Imana idakoze isoni, kandi ukaba uzi neza ko ari Imana itagutetereza mu kibazo, ukaba uzi neza ko ari Imana y'inyembabazi,
imbaraga, ukaba uzi neza ko muna rere topere tasire intambara yose wahura nayo niyo yaba ari imitego y'umwanzi yazana imbere yawe, ukaba uzi neza ko Imana iri mu ruhande rwawe, ukaba uzi neza ko no mu muriro muba muri kumwe. Haleluya! Ukaba uzi neza ko no mu muriro muba muri kumwe. Ugomba kumenya neza yuko ntabwo bugomba kugera, kandi ugomba kumenya neza yuko Imana muri kumwe ari inyembaraga. Ubu ngubu muri iyi minsi nk'iyi ngiyi turatangiye, ariko uko isi igenda yizunguruka ntabwo Imana y'ubwayo ijya ihindurwa nabyo, ahubwo igumya ari Imana nyamana. Kubera iki? Iyi minsi abantu barimo baritegura, isi yose irimo iritegura ikintu cyitwa cyane. Haleluya! Ariko iyo cyane irimo iritegurwa ku isi, ahantu hose ibyapa byamaze kumanikwa ati cyane. Izo cyane rero zirimo ziritegurwa, abantu bose ubu ngubu barimo barajya guhaha icyo bita za kanari. Ariko reka mbanze nkubwize ukuri, aya masaha ukwiye kugira ikintu uhaha, ukwiye kumenya ikintu kimwe cyonyine cy'ingenzi. Niba abantu bari kwihuta mu iterambere ry'isi, nawe ukihuta mu iterambere ry'Imana. Niba abantu barimo baritegura icyo bita cyane, sifa kwa Mungu, niba barimo baritegura icyo bita cyane, iyo cyane irimo iritegurwa, wowe urimo uritegura umutima wawe gute nk'umurokore nyakuri? Wowe urimo urategura umutima wawe ngo wakire cyane. Ariko reka nkubwire, hari finali izakinwa mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya! Kandi iyo finali izakinwa mu gihugu cyo mu ijuru, imyitozo izaba yarakorewe ahangaha mu isi. Ahangaha mu isi urimo uritegura iki? Reka nkubwize ukuri, cyane yamaze gushyuha, ariko abantu bamaze no kwitegura, abamanika dekundari bamaze kuzimanika. Ariko reka nkubwize ukuri, nawe terura ijambo ry'Imana, numara kuriterura utangira ubwira ijuru riti nanjye ngiye kwataka muri uyu mwaka, ngiye gutangirana n'uyu mwaka. Mpamagara imbaraga zawe, mpamagara Mwuka Wera, ndashaka kwataka hasi hejuru, ndashaka kwataka kugira ngo uyu mwaka mutangirane imbaraga, utangirane intego rata. Kubera kuko isi rata irimo iratangirana intego nziza, irimo iratangirana inyungu yayo ikomeye cyane. Ariko inyungu wowe urimo urategura ni iyihe nk'umurokore? Ni iyihe nyungu urimo urategura nk'umukristo? Haleluya! Niyo mpamvu Mwuka Wera muri uyu mugoroba agomba kugusanga cyane, akagira ibintu agufashamo, kandi mu ruhande rwawe najye kure cyane. Kuko Imana yacu nyamana ni Imana ibasha kugutegurira iby'umumaro, ntabwo ibasha kugutegurira ibitari iby'umumaro. Kugira ngo Imana yacu yo mu ijuru wowe ubwawe izibane nawe kandi igira icyo ikorana nawe, ni uko ubanza ukayemerera, ukayereka ko muri uyu mwaka ushaka kugendana nayo. Haleluya! Naratangaye cyane, naratangaye mbona umwaka urimo urasoza. Nabonye abantu benshi cyane, ibyishimo n'umunezero. Mbona abantu benshi cyane babwira Imana bati Mana warakoze, waraturinze. Abantu bakijijwe n'abadakijijwe bose umunsi bayihaye icyubahiro. Mbese menya ko Imana ari Imana itangaye cyane. Ariko reka nkubwize ukuri, ikindi kintu gitangaje muri iri joro, Nebukadinezari yarazi yuko, ndegere ngo twigarukire ku ijambo ati rata nkubwize ukuri, Nebukadinezari yarazi neza yuko itanura ry'umuriro ubwo yamaze gukomeka agafata abagabo bazi bazi gushyiramo inkwi nyinshi, bazi rata gushyiramo bashyizeho imbaraga. Hati akabwira abagabo ati mwebwe nimwenyegeze. Nebukadinezari yarazi neza yuko Seduraka ari buze gushya agakongoka, yarazi yuko rata ba Saduraka na Abedenego bari bazi yuko ari buze gushya. Ariko nyuma yaje kwibaza, aravuga ati ko twashyizemo abagabo batatu, baba atuni wa kane arimo arava. Baje gusanga rata bagenzuye neza, asanga uwo nguwo wa kane asa n'ishusho y'umwana w'Imana. Nebukadinezari aratangara cyane, Nebukadinezari yumva ibintu biramucanze. Ariko reka mbanze nkubwize ukuri, ijambo riri tugeze hepfo gatoya riratubwira ati Nebukadinezari yaje kwisunga ba Danyeli, yaje kwisunga ba Saduraka, aza kuramya Imana. Aravuga ati Imana iratangaje, aravuga ati Imana ntibaho. Haleluya! Ndagira ngo mbanze nkubwize ukuri, niba abantu bagutaye mu kibazo,
banza umenye neza, umenye yuko ikibazo uhagazemo nubwo ubona kikushengereje, nubwo ubona intambara yacu ari ndende, ariko wivuga ko Imana yakigutayemo, kubera ko ba Saduraka na Meshaki na Abedenego bari bizeye Imana yonyine mu muriro, ariko rata nayo niyabatetereje yaraje ba mu ruhande rwabo, kubera ko Imana ishobora kukureka ahantu mu kibazo rata ikagenda ikajya ahantu rata huzahira, aho ngaho ikaba ari ihagarana nawe, aho ngaho ikaba ari gutabarira evonegene tayasire domevone tayasire, ikazi ikabana nawe mu kibazo nk'icyo ngicyo, mwitanura ry'umuriro ikazi ikagukiza, kubera ko ijambo rirambwira ngo Daniyeli ubwe bamunaze mu rwobo rw'intare, kandi ziriya ntare zari zishonje, kandi mu gusonza kwazo iminwa yazo yari yasamye, ariko ratereka nkubwiza ukuri, Daniyeli akimara kugeramo, kubera ko yari kumwe n'Imana, iminwa y'intare rata ntiyahise imuconcomera, ahubwo zarwatarate ziriya ntare ubanza umwuka yarazisanze akazongorera, nta kintu zigeze zimukoraho. Ndagira ngo nkubwire ngo mu kibazo urimo Uwiteka ajyane nawe muri uyu mwaka, kandi mu kibazo uhagazemo Uwiteka abane nawe muri uyu mwaka, kandi ndagira ngo nkubwize ukuri, muri iyi tariki nk'izi zitangira umwaka, Uwiteka wo mu ijuru abane nawe mu muriro, abane nawe mu kigeragezo, abane nawe mu rwobo rw'intare. Iyi Imana yacu izabana nawe, kandi ntizigere igutetereza, kandi ikindi cyongewe nagutangariza, uzagira kwizera, ntuzagere gutenebuka muri uyu mwaka. Ikindi cyongewe cyo kubanza cyo, iyi Mana Saduraka yaravuze ngo naho itadukiza, ntago turi buramye Nyabingi, ntago turi buramye Ryangombe, ntago turi buramye Sekamana, ntago turi buramye ikigirwamana, ntago turi bukiramye naho itadukiza, naho itaturengera rata, naho itabana nawe, we ntuzaramye ikigirwamana, naho itakurengera ntuzaramye ikigirwamana. Ati reka mbanze nkubwize ukuri, ikindi kintu cyongeyeho cyo kubanza cyo, reka nkubwire aya masaha nk'aya ngaya, ubwo intambara yose Nehemiya rata yabonye yuko urugamba rukomeye cyane, akabona ko inkike zisenyutse, akabona yuko Tobiya, akabona ko na Geshemu, akabona na Basanibarati bariya batangiye gusenya, ariko Nehemiya ntabwo yigeze acika intege, kubera ko yari kumwe n'Imana ye, yakomeje gusana inkike, nubwo ba Tobiya bari baraho hafi, nubwo intambara zari zigoye, nubwo imvururu zari nyinshi ariye mu nkike zari zarasenyutse. Ndagira ngo nkubwire ngo Nehemiya yagumanye kwizera kwe, agumana n'Imana ye mu kigeragezo cyo gusana inkike, baza kubana neza, baza gusana inkike rata, akomeza gufata abantu b'abasanyi, akomeza gufata abantu b'abinginzi, akomeza gusana inkike. Ndagira ngo nkubwire amasaha rero, utegure umutima wawe, numara kuwutegura inkike zasenyutse cyangwa se urugamba ugezemo, kubera iki umutima wawe umeze neza, ko Zaburi yaravuze, Dawidi amaze kuhanura neza, arangiza aravuga muri Zaburi ya 15 ngo ninde uzatura ku musozi w'Uwiteka adatsenzwe n'uburiganya bwa Satani. Aravuga ngo ni umuntu udashyushya inkuru y'umuturanyi we. Reka nkubwize ukuri, ba Saduraka ntibashyushyaga inkuru y'umuturanyi, kandi ba Saduraka rata nta n'izindi mvururu zose z'intambara bajyaga bajyamo, wapi. Niyo mpamvu rata Imana yaje ikabana nabo, niyo mpamvu y'Imana rata ibanye nawe mu kigeragezo, igira uko ibigenza kandi ikagira n'uko ibikora. Niyo mpamvu rata Hoseya we yavuze ngo niyadukomerekeje kandi nayo izatwamara, izatwakuruta tumaze rata kangahe gatatu. Niba ariyo yadukomerekeje ngo ni nayo izagira gute, izatwamara. Ba Saduraka bari bazi neza yuko ari izabomora mu itanyura ry'umuriro, bari bazi yuko rata nawo umuriro waba mwinshi ari izabomora, kuko Hoseya yaravuze ngo yadukomerekeje kandi nayo izatwamara. Ndagira ngo nkubwire ngo niba iremera gutwika, niba iri ku gikarayi cyayo, niba iri ku muriro wayo, niba iri kugukomeretsa, ni nayo izatwamura. Retaki elefone genetaya, ndafashijwe. Reka mbanze mbabwize ukuri, niba Imana ariyo gukomerekeje, niba ari ikohereje mu itanura ry'umuriro, izana ari gukuramo, kubera ko hose yaravuze ngo niyo dukomerekeje kandi nayo izatwomora, ngo izaduhagurutsa tumaze gatatu. Reka nkubwize ukuri, utita ku bushomeri ufite, utita ku ntambara yo kurwana nayo, utita rata ku madeni ufite, ayo madeni yose niba Imana yaremeye kunyurana nayo, niba
amadeni izagufasha no kuyishyura. Ikigeragezo kibirata nakubwira nshuti yanjye muvandimwe neza amatwi muri mugoroba, ikigeragezo kibi nicyo uzikururira. Icyo ni cyakubana ikibazo, Imana ntabwo uzayibwira ngo dore cyabaye ikibazo. Icyakora ikigeragezo utikururiye icyo ngicyo Imana izagikureta nakubajije. Reka mbanze nkubwize ukuri, ubwo Senakeribu umwami wa Ashuri yajyaga kurwanya ari abayuda. Reka nkubwize ukuri, bari abayuda sibo bahamagaye Senakeribu, ahubwo Senakeribu umwami wa Ashuri. Ntabwo Imana rata yigeze ituma abayuda babafataho ijambo, ahubwo Imana yarajagarana nabo, kuko kiriya kigeragezo ntacyo bari barihamagariye, ntacyo bari barikururiye. Imana yaraje ratibana nabo mu butayu bwose bari barimo, mu ntambara bari barimo, mu bwoba bwose bari bafite, barimo baratinya umwami wa Ashuri. Imana yabanye nabo, Imana yarabarengeye, Imana yaraje barwanirira intambara ibatsindira. Senakeribu umwami wa Ashuri arimo arabarwanya. Senakeribu akuzwa imbere y'abayuda, Senakeribu akozwa n'isoni, Senakeribu aratsindwa, Senakeribu yigirayo maze Imana irengera abayuda. Reka nkubwize ukuri, umunsi wa mbere abayuda barakomanze, Imana irabakingurira. Ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu irabatabara, ibakiza amaboko ya Senakeribu. Imana irabarengera, Imana ibana nabo, nawe Imana ibana nabo. Leta enevonegenetaya rarasansomerevonegenetaya. Reka ngira amakuru amwe ntangariza abantu. Hari amakuru ijuru rimpaye, hari amakuru numvisha turutse mu kirere cyo hejuru. Imana irambwiye ngo ntabwo izigera ikoze isoni abazayikorera neza muri uyu mwaka, kandi Imana irambwiye ngo ni Imana igiye kureberera abantu bayo muri uyu mwaka. Kandi Imana mu ijuru irimo irambwira ngo intore zayo izo ngizo zitayiryarya izakomeza kubana nazo, kandi Imana irambwiye ngo igiye gushyira ku karubanda n'iziyorebekanya nazo, n'izishyira hejuru zose. Reka nkubwize ukuri, ndatangaye cyane. Imana ishobora ibintu byose, kandi Imana irahambaye cyane. Nawe ujye mu mubare w'abantu Imana igiye kurengera muri uyu mwaka, nawe ujye mu mubare w'abantu Imana igiye gufasha muri uyu mwaka. Ndagira ngo dusenge Imana, kandi ahangaha ndata, ahangaha turi ahangaha, ndagira ngo utegure umutima wawe. Niba hari intambara uri kurwana nayo, upfukame dusenge Imana. Numara gupfukama tugasenga Imana, aho uherereye hose, aho uri hose uduteze amatwi, ndagira ngo nkubwire ngo aya masaha Imana ibasha gutanga imbaraga, Imana ibasha gutanga umwuka wera, ibasha gutanga umujyanama mu rugendo, ibasha kongerera umuntu ubwenge. Ndagira ngo aho uri hose uduteze amatwi, upfukame dusenge Imana. Kandi rwose bene data ndabashimiye cyane mwe mwakomeje kubana natwe, mukaba mwakomeje kudutega amatwi, mukaba mwakomeje kutuba hafi. Mwese Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Mana data wa twese, ndagushimiye cyane kandi ndaguhimbaje kubanye natwe muri uyu iritakire dobe vonegenetaya. Komeza urengera intore zawe, abari mu itanura ry'umuriro, abahuye n'urugamba. Mana data wa twese, ndagira ngo ukomeze kubarengera, kandi ubarwanire intambara z'ubwo bwose mu izina ryose rifite imbaraga. Amina, amina, amina. Bakunzi ba Groupe Ebenezer TV, Imana yo mu ijuru ndagira ngo igikomeza kubafasha, kandi Imana yo mu ijuru igikomeza kubaha imbaraga n'ubushake bwo kudukurikira cyane. Ndagira ngo iyo Mana yo mu ijuru mujye mumfasha tuyihe icyubahiro, kandi bene data rwose dukomeze guteza imbere iyi groupe, kugira ngo ikomeze itwamamarize inkuru nziza, ubutumwa bwiza, kandi tujye tuyiha n'ibitekerezo uko bwije n'uko bukeye. Murakoze cyane, reka tuzasubira ubutaha. Imana ibahe umugisha. Maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'imisipa n'isheni, arihimba izina Ebenezeri ati, Uwiteka aratuzahuye kugeza n'ubu. Uko Uwiteka atazigera ubwo areka umuntu iteka, naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana.